tubakunda basanga tutarufite, badutegerejeho kutubonana imbabazi nyinshi nk'izawe, badutegerejeho kutubonana gukiranuka muri iyi si yuzuye ibyaha. Turatsindwa, turananirwa, turagarutse ngo twuzuze imbaraga zawe, uduhe gusa nawe, twuzuze ubwiza bwawe. Ndifuza gukunda nk'uko ukunda, ndifuza kugirira abantu imbabazi zidashirayo nk'uko uzifite, ndifuza umutima wuzuye ubugwaneza nk'uko ufite mwami w'abami. Ndifuza gukunda nk'uko ukunda, byandike mu ndiba y'umutima wanjye. Maramo kwikunda kose isi yanyanduje, maramo mwami w'abami ububi buva ku cyaha, buva mu bikomere, bumaremo Uwiteka Mana Nyiringabo. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo ikibi cye kutunesha, ngo ahubwo icyiza bari cyo tuneshesha ikibi. Ndasengera abahungu bawe n'abakobwa bawe barambaraye, ibibi bikabanesha bikabakubita hasi. Ndasenze ngo utwegure icyiza kitwuzure, kuko mwami urifuza ko dusa nawe, kubera ko abantu bose bafitiye imbabazi, abantu bose urabakunda. Urifuza guca muri twebwe ngo bakundwe, bababarirwe, tubahereze ibyawe. Ngaho bitwuzuze, duhe gutumbira wowe wenyine, duhe kuba ari wowe wenyine twifuza. Tumaremo urukundo rw'ibishira, tumaremo urukundo bw'iby'umumaro mukeya, tumaremo urukundo rw'ibitazatambuka hakurya y'ubu buzima nyaguhora ku ngoma. Uduhe gutumbera wowe, uduhe guhoza amaso yacu kubiri hejuru. Urakoze mwami w'abami, twuzuza inzara n'inyota y'ibyawe. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Mwiriwe neza nshuti z'Imana, umwami abaha umugisha. Urakoze kugirira Imana inyota, kuko ni amahitamo. Imana niko kwiduteza inyota, ariko ushobora guhitamo kumva ijambo ry'Imana cyangwa nturyumve. Ushobora no guhitamo ko haba udahari, ariko ushobora no guhitamo ko haba uhari, n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'amatwi yawe y'inyuma n'ay'imbere, kugira ngo twakire ibyo umwami Imana ahora atugezaho. Ndamushimira rero imbabazi nanjye angiriye n'ubuntu yampaye bwo kumuvuga no kumuvugira. Yangiriye neza, yangiriye neza, bituma umutima wanjye ukomeza kumurebaho, bituma maso yanjye atinda mu bye, nkumva ndanezerewe. Rero ndashimira Imana ko nanjye yangiriye izo mbabazi. Reka rero tuganire ijambo ry'Imana. Turimo turavuga ubuzima bw'abifuza gukurira mu gakiza, ni igice cyacu cya 6. Ndumva ninginga Imana ngo niba ari ubwa mbere ubanye natwe, cyane cyane kuri iki, ntago wacyumva neza utaba utumvise icyakibanjirije icya 5. Twari turimo kuvuga ku mwitozo wo kubera Imana umwizerwa, umwitozo wo kubera Imana indahemuka. Byaba byiza iki niba ugiye kucyumva uzumva n'icyakibanjirije, bikaba byiza cyane kurutaho uhereye aho twahereye. Imana ishimwe cyane. Ubuzima bw'abifuza gukurira mu gakiza bagira imyitozo runaka, bagira ibyo bitoza bibatera kurushaho gusa n'umwami wabo. Ni ibintu bitarangira, si ibintu bikorwa rimwe ngo uvuge ngo iki ndakishoje. Ni ibintu bisubirwamo, ni ibintu bisaba guhozaho. Niko bimeze iby'uru rugendo. Ni ibintu bigenda birushaho kuba byiza, bigenda birushaho kuryoha, bigenda birushaho kutaremera. Intangiriro ziba zigoranye, ariko bigenda birushaho kuba byiza. Kandi umwami n'uwo kwizerwa, wabishoboje ba Petero bamwihakanaga, bananirwaga kumuhamya, igihe kikagera bakamuhamya bakageza no mu rupfu. Nezezwa n'inzandiko za Petero aho yanditse ngo umwami Imana yarabimenyesheje ko nenda kuva muri iyi ngando, ngo ariko ngo nzaba mfite umwete wo kubibutsa. Arimo arabibutsa iby'umwami, wa undi wagiraga ubwoba bw'urupfu, wa undi wihakanye umwami we kandi amukunda, ariko ageze ahantu abizi ko yenda kuva muri uyu mubiri. Mwibuke ko ataragiye kwicwa n'indwara, mwibuke ko yendaga kwicwa, ariko ageze ahantu yenda kuva muri uyu mubiri atagifite ubwoba bw'urupfu. Arimo avuga ngo ahubwo nzajya ngira umwete wo guhora mbibibutsa, abibutsa iby'umwami, ngo kuko umwami yarabinyongoreye ko nenda kuva muri iyi ngando. Arabizi ko yenda kuva mu mubiri, ariko yuzuye kunesha. Washoboje ba Petero rero ari kumwe natwe kugira ngo adushoboze. Wowe ba muri iyi myitozo, komeza wigira imbere, komeza urebe Yesu, komeza urya amagambo ye, impinduka zizagenda zikoreka utangare. Twari kumwitozo rero wo kubera Imana umwizerwa, mwitozo wo kubera Imana indahemuka, niwo turi bukomezemo uyu munsi. Ngira ngo n'ubutaha. Yego, reka twongeye dusome aho twakuye iyi mpamvu yo kubera Imana umwizerwa cyangwa kubera Imana indahemuka mu Byahishuwe igice cya 17 umurongo wa 14. Igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 17 umurongo wa 14. Muri Bibiliya yera haravuga ngo bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe abari hamwe abizera n'ingabo zikorana n'Imana gusenya ubwami bwa Satani. N'ingabo zikorana n'Imana
kuzuza icyubahiro cy'Imana mu isi. Ngo kandi abari hamwe nawe bahamagawe, muribuka guhamagarwa nta ruhare rwawe wabigizemo, batoranijwe, mu bahamagawe hakuramo abandi batoranywa, hanyuma bakiranutse nabo bazayinesha. Called, chosen and faithful. Hanyuma muri Bibiliya ijambo ry'Imana akavuga ngo bazarwanya umwana w'intama ariko azabatsinda. Ntabwo twifuza kujya muri context y'iki cyanditswe, kujya mu nkuru yacyo, ariko twifuza gukuramo bino bintu gusa biranga aba bantu. Ngo bazarwanya umwana w'intama ariko azabatsinda, kuko ari we mutegetsi ugenga abategetsi, akaba n'umwami ugenga abami. Azabatsinda afatanije nabo yahamagaye, akabatoranya, bakamubaho indahemuka, bakaba faithful. Ubundi Imana ikumpereye inyota, tukaba dusomye umurongo umwe, wagenda ukaza gusoma igice cyose cyangwa umwami Imana akakumpera inyota, kuko nanjye nubwo mbavuze no murongo ariko mba nasomye igice cyose kugira ngo ne kujya hanze y'icyo byavugaga cyane. Azabatsinda afatanije nabo yahamagaye, akabatoranya, bakamubaho indahemuka. Bitwa indahemuka cyangwa se bakitwa abizerwa kubera iki? Ni ukuvuga ngo hari utuzamini bagenda batsinda mu buzima. Imana igenda ibaha gutsinda, baba bifuza kugenda batsinda barasuzumwa. Mu bahamagawe nkuko twabivuze ubushize tuvuga abigishwa ba Yesu babandi benshi, habanje kuba ikivunge. Ubushize twabivuzeho ikivunge cyamukurikiraga cyinshi. Yesu yahoranaga n'abantu benshi, akaba ikivunge, agatoranyamo 70, agatoranyamo 12, agatoranyamo 3 yereka ubwiza bwe butangaje. Petero akazasigara bivuga ati ibyo bintu tubabwira ntabwo ari inkuru z'abantu, si imigani y'abantu, twaramwiboneye ubwo yahabwaga yambikwaga ubwiza bwe, amaso yacu yaramubonye. Ni ukuvuga ngo bagiye batoranywa kurushaho kwigira imbere kubera ibintu runaka cyangwa se kriteriya runaka. Turi buvugaho bimwe mu byo twibwira byadufasha kuba muri aba ngaba Imana ibara nkaho babaye indahemuka, Imana ibara nkaho babaye abo kwizerwa. Ubushize twavuze ko Kristo yitwa uwo kwizerwa, ni ukwizerwa kugenda. Kristo ni faithfulness, ni uwizerwa nkuko twabisomye mu byahishuwe, ni ukwizerwa kugenda. Twebwe rero turi mu mwitozo wo kumwigiraho, kwifuza kuba bizerwa. We arizerwa, arizewe, ntahinyuka, ntahindagurika. Twebwe turimo turamwigiraho, kandi abo bamwigiraho nababazweho gukiranuka, n'ab'Imana yemeye kubw'icyo Yesu yakoze. Ariko abo bemewe ni nabo bongera gutsinda ikindi kizamini cyo kwiringirwa n'Imana, niba ariko navuga. Bitwa bizerwa rero kubera iki? Kubera ko hari utuzamini bagenda batsinda, bikabakura mu kivunge, bikabahindura nk'abo nakwita inkoramutima z'Imana. Imitima y'aba bantu ihora iharanira gusingira icyo Kristo yabafatiye, barihuta batumbereye icyo Yesu yabafatiye. Uko tubibona mu rwandiko Paulo yandikiye itorero ry'i Filipi igice cya 3 umurongo wa 14, urwandiko Paulo yandikiye itorero ry'i Filipi igice cya 3 umurongo wa 14. Ndimo nsaba Imana ngo iguhe inyota, Imana impa inyota, iguhe ishyaka n'umwete ryo kutazagira na kimwe mu byose yarakugeneye cyaburiramo utagisohoje. Icyampa imitima yacu ikifuza gutyo, no settling for less nkuko cya cyongereza cy'ikinyarwanda kivuga, ntugarukire bugufi. Kandi umwami Imana afite ibyo yagennye azakorana nawe, azaguhishurira, azagukoresha kugira ngo utume icyubahiro cye cyuzura isi. Ntugarukire bugufi, oya, wifuze ko ikintu cyose data yanditse ku buzima bwawe, ikintu cyose Kristo yangeneye ko ari ngewe kizacamo gisozwa mu isi, ni ukuri nzabe muri abo ngabo bagisohoza. Imana ishimwe cyane. Imitima y'aba bantu rero iharanira gusingira icyo Kristo abashakira. Muri urwandiko rw'Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 14, Filipi 3:14, ndamaranira. Nkundi iyo verbe, nkundi iyo nshinga, ndamaranira. Umuntu umarana aba yihuta, kandi abahugiye ku cyo arimo amaranira. Iyo umuntu amaranira ikintu burya biragoye ko yatakaza focus, biragoye ko yareba ku bindi bintu. Umuntu uri musiganwa ashaka kuba uwa mbere burya ntiyapfa kureba ibyo ku ruhande, arimo arasiganwa. Ndamaranira kugera aho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Aba bantu bifuza gukurira mu gakiza, abantu bifuza kubera Imana indahemuka, kubera Imana abizerwa, bahora basiganirwa gusingira ibyo Kristo yabafatiye. Bituma rero
badatakaza umwanya ku bintu byinshi. Iyi si ifite ibintu byinshi bidutakariza umwanya. Abadukunda bashobora kudutakariza, abatwanga bashobora kudutakariza, ibyo twabonye bikagwira bya udutakariza, ibyo twabuze tugatenda kwibona bya udutakariza. Ibintu ibihumbi birashaka gutwara attention yawe, birashaka gukurura ko ari byo urebaho. Iyo umuntu rero arimo asiganwa, burya ntareba ibintu byo ku ruhande. Ndakwifuriza inzara n'inyota byo gusiganwa, ngo ndamaranira kugera aho dutanguranwa, ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Mu Gifaransa gikeya mvuga hakavuga ngo je cours vers le but, ndiruka shaka gusingira intego, shaka kugera aho ngana. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours, ndiruka nganaho mpamagarirwa kugera. Ndiruka kugira ngo negukane igihembo cyo guhamagara kwanjye kwavuye mu ijuru muri Kristo Yesu. Uyu muntu wiruka rero ntago wapfa kumutangira kuko ariruka, ariko umuntu ugenda buhoro azumva icyo hano bavuze, yumva icyo hano bavuze, arebe ibintu bambaye hano hirya, arebe ibiki, kubera ko aragenda buhoro afite umwanya wo gutakaza. Ariko umuntu wiruka, umuntu usiganwa, umuntu urimo kumarana, ntago byoroshye kumurangaza. Ndakwifuriza uwo mutima, Imana itugirire imbabazi. Ndaharanira kugera aho dutanguranwa, niko bibiri ijambo ry'Imana ivuga. Ndaharanira kugera aho dutanguranwa ngo negukane igihembo Imana ifitiye mu ijuru, mbikesha Kristo Yesu ari nabyo yampamagariye. Ndaharanira. Iyo umuntu afite ibintu aharanira, ibindi bintu byose byamburwa agaciro iruhande rwe. Iyo umuntu adafite ibintu aharanira, ibindi bintu byose bigenda bigira agaciro n'ibitari ngombwa. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ushobora gusanga ibikuzengurutse wita ibibazo atari ibibazo cyane, ahubwo nuko watakaje icyo uharanira, ntago kiriho umutima wawe wose. Imana itugire neza. Muzarebe iyo duhugiye nko mu kintu cyatwaye umutima wacu wose. Ushobora gutangira wari urwaye umutwe, mu kanya umutwe ugashira. Ushobora gutangira wari unaniwe, mu kanya umunaniro ukawibagirwa. Kubera iki? Icyo kintu cyatwaye umutima wawe wose. Mureke dusiganwe, mureke duharanire gusingira ibyo Yesu yadufatiye, maze ngo urebe ibindi bintu byajyaga bigushobora ngo urabirusha imbaraga ukabiba hejuru rwose ntibigire agaciro. Bimwe rero mu bitera kwiringirwa n'Imana mu Imana yamaze kwemera. Ndagira ngo iki tucyumve neza, kuko hari ubwo duhita tugaruka ngo Imana ngo twemera kubera Kristo cyane pe. Waba se uri mu biki se? Kristo se utamufite se, ikimenyetso cy'amaraso kitakuriho se, utarabazweho gukiranuka kwe se, waba urimo kuduherekeza? Ibyo nta kintu, ntacyo byaba bikoze. Ariko nyine turabwira abo nyine bemewe kubera Kristo ko noneho hari ibindi bizamini bagomba gutsinda kugira ngo noneho biringirwe n'Imana. Imana yaranyemeye, ariko mubo yemeye harimo abandi batsinda utundi tuzamini bakiringirwa. Imana ishimwe ko nabonye ibyo binyarwanda bibiri bitandukanye. Reka dusome mu rwandiko mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 2 23 na 24. Tugiye kuvuga iki? Bimwe mu bitera kwiringirwa n'Imana mu bo yamaze kwemera. Yabemejwe n'iki? Nicyo Yesu yakoze. Hanyuma inyifato yabo nyuma yuko bizera Kristo bakabarwaho gukiranuka kwa Yesu, inyifato yabo ibatera kuba mu biringirwa n'Imana kurushaho. Izana God's approval, izana approbation de Dieu, izana kwiringirwa n'Imana, izana kwemerwa n'Imana. Mu bemewe habamo ikindi kimenyetso cyo kongera kwemerwa, bikaba ari uko nguko navuga. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana turabibona igice cya 2 umurongo wa 23 ndetse no 24. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 2:23 na 24. Ngo nuko ubwo yari Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika, abantu benshi babonye ibimenyetso akora bizera izina rye. Bagira gute? Bararyizera. Bijejwe n'iki? N'ibimenyetso Yesu yakoze. Kandi niko yaravuze ngo niba batanumva ibyo avuga barebe n'ibyo akora. Ibimenyetso akora bikwiye gutera abantu kumwizera. Ngo ariko Yesu ntiyabiringira kuko yaraza abantu bose. Abo batiringiye bavuye mu baye, bavuye mu bizeye Yesu. Biratangaje ibintu ariko biri muri Bibiliya. Ngo nuko ubwo yari Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika, abantu benshi babonye ibimenyetso akora bizera izina rye. Ariko Yesu ntiyabiringira kuko yaraza abantu bose. Azi ikibateye gusa nkaho bizeye izina rye. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana ngo igihe Yesu yari Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika, abantu benshi bamwemejwe n'ibitangaza babonye akora. Nyamara Yesu ntiyabagirira icyizere kuko we yaraza abantu bose. Ndifuza ko Imana ingirira icyizere, ndifuza gutsinda ibizamini, ndifuza gutsinda amateste, ndifuza ko ibyo Imana ireba ijya kugira abantu icyizere byambamo, bikangwiriramo nawe bikakugwiriramo.
ngo nyamara Yesu ntiyabagirira icyizere. Ngo abantu benshi bamwemejwe n'ibitangaza babonye akora, nyamara Yesu ntiyabagirira icyizere. Arabizi neza ko ibyo bitangaza natabibakora, niba ari imigati, niba ari imitsima, arabizi neza ko bari buhite bakata bakabivamo. Ngo nyamara Yesu ntiyabagirira icyizere kuko we yarazi abantu bose. Akambere rero tuvugaho mu bitera kwiringirwa n'Imana, mubo Imana yemewe, ni igihe Imana irebye umutima w'umuntu igasanga umuntu ashaka ibyiza by'abandi, gushaka ibyiza by'abandi. Imana yuzuye urukundo ikunda abantu, mw'abantu mwe, n'abandi bananiranye, n'abandi baruharwa, n'abandi bakurushya, n'abandi bakubabaza, n'abanyabyaha bagwiriye barimo bategura amahano mu isi. Imana yuzuye urukundo rwinshi ku bwabo, ndetse yatanze umwana wayo ku bwabo bantu. Iyo igize umugisha, niba igira umugisha ikarunguruka mu mutima w'umuntu usanzwe nkawe nanjye, igasanga uwo muntu arashaka ibyiza by'abandi, iravuga ngo mbonye umuntu ntijeho, watijweho agace ku mutima wanjye. Imana ishimwe cyane. Nta kintu na kimwe Imana yadufatiye gishingiye mu kwikunda kwayo, ngo ibivuga ngo nzagira irungu mu ijuru, ngo reka nzane abantu benshi tuzabane, reka. Byose ni urukundo rudafite kugarurirwa. Ntago yabidukunda umutima wa Kristo. Imana ishimwe cyane. Hari umwigisha umwe njya nkurikira yaravuze ejo bundi ndimo mwumva, avuga ikintu numvise kintangaje, numva nibwo nkigitekerezaho. Aravuga ngo umuntu utarakira urukundo rwa Kristo ngo ntashobora kugukunda. Sanga nibyo. Umuntu utarakira urukundo rwa Kristo azagukundishwa n'impamvu, ariko iyo mpamvu yamuteye kugukunda ninavaho ntibizakunda. Numubabaza kwa mujombajomba cyane azaguhinduka. Ariko umuntu wakiriye urukundo rwa Kristo ashobora kugukunda bikagumaho. Kubera iki? Urukundo agukundisha surwe n'urwo akura kuri Kristo. Kuko Yesu adukunda turi beza, akadukunda turi babi, akadukunda twamubereye ngiye kuvuga ngo ibigoryi, ariko ni nako kuri, akadukunda twamubereye uko twamunani. Urukundo rwe ntiruhindagurika. Niyo mpamvu nta muntu wabasha kugukunda urukundo rw'ukuri rudafite ikindi kintu atararukuye kuri Kristo. Nuvuga ngo urukundo umuntu akunda kuri Kristo nirwo ashobora kudukunda. Atari ibyo azadukunda ikintu runaka, icyo kintu nikitaboneka ntuzamubona, kuko nyine nta mbaraga yabona. Gushaka ibyiza by'abandi ni ikintu Imana ireba ikanezezwa n'uwo mutima ikavivura. Ibi rero tubikura hehe? Uko kwikunda kwacu kugabanuka muri twe, niko tudashaka inyungu zacu gusa. Ntabwo ari icyemezo umuntu afata ngo ngiye kujya nkunda abantu rero ngubu ngiye kujya mbakunda. Reka da. Uko wowe ugenda upfa wishiramo, selfishness yawe igabanuka, kwikunda kwawe kugabanuka, aho hantu hasimburwa n'urukundo dukunda abandi. Imana itugirire neza. Ubu n'ubuzima n'umusaruro ni resulta iva mu buzima bugenda bupfa kuri njyewe, uko mpfa kuri njye Yesu niko agwirira muri njye, nkabasha gukunda abantu urukundo ruri genuine, rw'ukuri ko mu mutima, rubashakira ko bazabana n'Imana mu ijuru, rubashakira ibyiza byabagirira umumaro. Yohana 12 umurongo wa 24. Yohana 12 umurongo wa 24. Ngo nukuri ndababwira yuko iyo akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe kagumaho konyine, ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi. Mu gupfa kwanjye, mu gupfa kwawe, simvuga urupfu rw'umubiri, nizere ko murimo munyumva, mu gupfa ko kwikunda kwanjye niho havukamo ubuzima bw'abandi benshi. Ahangaha Mose atijwe umutima w'Imana yaravuze ngo data, ahubwo niba ari ibyo ngo wampanagura mu gitabo cy'ubugingo aho kugira ngo aba bantu barimbure. Ni ukuvuga ngo ameze nkaho yababyaye, nubwo hari ikindi gihe yabwiraga ati sinjye wababyaye, ariko umutima we urashaka ko abo bantu batarimbuka, urashakira ibyiza abo bantu. Uwo ni umutima ukomoka muko njyewe ngenda mpfa nkuzurwamo n'Imana, nkabasha gukunda abantu urukundo rw'ukuri. Ibintu wapfa kubibonera inyuma, cyakora inyuma wenda haza utubuto tukamenyekana, ariko bibera imbere mu mutima. Kubera ko turi abantu bamenyereye gushushanya no kwerekana ibifatika, ushobora kutamenya neza urufite n'utarufite, ariko urufite azabyumva. Ruzaba ari urukundo rurimo imbabazi, rurimo kwihanganira abantu, rurimo kwibuka ko Imana inkunda nta kishingira, rurimo kwibuka ko itanambabariye gusa ahubwo n'uyu munsi irambabarira. Ibyo rero uko mbyibuka bintera kugirira abandi bantu imbabazi. Iyo nibuka ko data yankirije kubw'imbabazi ye, ko atandeka, bimpa umutima ubasha kubabarira abandi. Iyo nibuka ubugwaneza bwe ko atabunyima, byoroshya umutima wanjye kugira ngo mpe abandi bantu ubugwaneza. Muri make ni umusaruro ukomoka muri rutanse gupfa, Kristo akagwirira muri we. Imana ishimwe cyane. Iyo bitabaye ibi,
gushaka ibyiza by'abandi iteka tuzaba tubishakamo inyungu. Hari abantu bashaka inyungu zitari iz'amafaranga ariko bagashaka inyungu yo gushimwa. Urugero, abantu banyishimire, babone ko ndi uw'agaciro. Buri inyungu dushaka ziratandukanye. Hari inyungu z'amafaranga, hari inyungu zo kwemerwa, hari inyungu zo gushimwa, n'ibindi tutamenya biza bihoma mu gikomere cyacu. Buriya umuntu ni igitangaza. Mu gikomere cyanjye wenda kuko natawe cyangwa nababajwe cyangwa ntafite undi muntu ngashaka guhomeshamo ibyo ngibyo. Ariko Imana y'imbabazi ikwibutsa urukundo wakunzwe, inyibutsa urukundo rw'igitangaza nakunzwe, nkundwa nta kimana ishakaho, bintere kuyisaba umutima nanjye wo gukunda abandi, bintere gupfa kuri nge no kudashaka inyungu zanjye, mpinduke nk'aka kabuto gapfa hanyuma kapfira mu butaka, kazamera kakaza karimo amasaka menshi, karimo imbuto nyinshi. Ako nagize aka kabiri, ako ni isaka kabiri muri ibi bitera Imana kwiringira abantu mu bo yizeye ikagira abo igirira icyizere. Harimo aka kabiri ko gutsinda ibizamini by'Imana. Imana iratangaje. Nanjye no kuvuga ngo Imana iri fani, ariko Imana iratangaje. Igira urwenya. Umukozi w'Imana Rutayisire n'ujye bivuga. Ariko nta kintu na kimwe n'iki kimwe mu buzima bwacu busanzwe gipasa inaperse, kidafite icyo kivuze ku rugendo rwanjye n'Imana. Na kimwe na cya kindi ubona ari ikintu kidafite icyo kivuze, uko nsubije uyu muntu, uko nitwaye muri aya mafaranga mbonye cyangwa mbuze, nta kintu na kimwe mu bigize ubuzima bwacu bwa buri munsi, bwa buri mwanya, kidafite icyo kivuze ku rugendo rwanjye n'umubano wanjye n'Imana. Rimwe na rimwe turabyibagirwa, ntitubiha agaciro, ariko Imana iba yitegereje ukuri bubyifatemo, ukuri bubyitwaremo, ukuri bubigenze. Imana ishimwe. Reka turebe gatoya ku buzima bwa Yozefu. Zaburi 105 umurongo wa 16 kugeza ku wa 19. Ubu buzima buratangaje bw'uyu muntu w'Imana Yozefu. Iyo tugiye mu itangiriro tubona baramugurishije, baramugiriye nabi, abavandimwe be rimwe bashatse kumwica, ubundi umuvandimwe w'umwe aravuga ati reka twe kumwica, twe kwishyira amaraso, reka ahubwo tumugurishe n'abariya Midiyani bamutware, Bayishimayeli ngira ngo sinyibyibuka, bamujyane, bamugure bamujyane. Ukumva ni ubuhemu bw'abavandimwe, ariko ni ubuhemu bw'abavandimwe burimo umugambi w'Imana. Imana itigeze reka ngo upfe kugenda gutyo gusa. Niyo mpamvu rira jambo ndikunda rivuga ngo byose kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Byose ntibyaje ari byiza, kuko kwangwa n'abavandimwe birabiha, kujugunywa n'abavandimwe bakuru bawe uriwe mutoya birabiha. Buriya mu bintu bikomeretsa umutima no kwangwa n'abakagukunze. Abakagukunze bakwegereye bagenewe kuguha urukundo rusanzwe ruri naturel rutari n'urw'Imana, akaba ari bo bakwanga, burya bikomeretsa umutima cyane. Ariko Imana y'igitangaza iraho, irimo irabikoreramo. Imana ishimwe cyane. Mu itangiriro byitwa kwangwa na bene se no kumugurisha, hanyuma hano muri Zaburi bikitwa gutumwa n'Imana no koherezwa n'Imana. Zaburi 105:16 tugeze kuri 19. Ngo ahamagara inzara ngo itere mu gihugu, avuna inkoni yose bishingikirijeho niyo mutima wabo. Atuma umugabo wo kubabanziriza, ni Yozefu waguriwe kuba imbata. Agira gute? Atuma. Burya Imana yari yatumye Yozefu, kandi mutumiye hehe? Mu byago n'amakuba by'abavandimwe be, mu bubi bw'abavandimwe be Imana yiratuma. Byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Byose ntibyari byiza, kubabazwa n'abavandimwe si byiza, kugurishwa n'abavandimwe si byiza, kubabazwa n'umugabo wawe n'umugore wawe si byiza, kuba waragize ibyago ukarwara cyangwa ugahura n'izindi ngorane, ugasibira mu ishuri, ukabura diplome, simbiza umugabo fiance akakubenga n'ibindi, si byiza pe, turakabirindwa. Imana iturinda umubabaro wa mugani, irakawuturinda, ariko ntiyabasha ntiyabasha, yego yakunda yawuturinda wose, ariko isi iri munsi y'umubabaro, isi iri munsi y'ibigoye. Ariko umva inkuru nziza ngo kubakunda Imana byose ni byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Ntibyari byiza ibyo Yozefu akorewe, ariko bigiye gufataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Uwo murongo umenye, ukagirwa umugisha, ukajya gusubiramo ukicara mu mutima wawe, watekanira mu ngorane urimo gucamo. Wajya uvuga za data uti icyubahiro cyawe uzabikuramo kirihe? Ndagitegereje, ntegereje icyubahiro uzabikuramo, ntegereje guhindurwa nkarushaho gusa nawe, ntegereje umutima umeze nk'uwawe uzampera mu byanduhije, ntegereje ko uzanyigisha kubabarira abantu, ntegereje ko uzanyigisha gukunda abantu mu mutima wawe. Ndabitegereje icyubahiro kizabivamo, kuko hari icyubahiro kizabivamo twibwira yuko ari icyubahiro kibifatika gusa, nabyo ni byiza, ariko hari ikindi cyubahiro cyo kurushaho gusa na Yesu, wa mutima w'imbabazi Yesu akawuntiza muri iyo mibabaro no gutenguha n'abantu. Ngo atuma umugabo wo kubabanziriza, ni Yozefu waguriwe kuba imbata. Indi utuma Imana, kuko Imana niyo yahamagaye inzara ngo itere mu gihugu cy'iwabo,
Imana niyo yavonye inkonnyi bari bishingikirijeho, niyo mutsima wabo. Imana ni nayo ngo atuma umugabo wo kubabanziriza ni Yosefu waguriwe kuba imbata. Babarisha ibirenge bye iminyururu, urabizi ubwo baramufunze, bamushyiraho ibyuma. Zaburi ni imvugo isiga, ariko barimo baravuga gufungwa kwa Yosefu, ngo kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Ibi bintu ntabwo byoroshye, ariko tubibamo, tubicamo. Imana nayo ikaduhanga amaso ikavuga ati yes, naramwemeye kubera Kristo, ariko se araba mu bantu niringira? Arabarwa muri aba bantu bambereye indahemuka? Araba muri aba bantu hamwe n'ibi byose, muri aba bantu bambereye faithful, muri aba bantu bambereye abizerwa ndatikinga? Mana ishimwe cyane, ngo kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana umurongo wa 11, ngo ariko yari yarohereje umuntu wo kubabanziriza, uwo ni Yosefu wari waragurishijwe ngo abe inkorera gahato. Bamugurishije, nyamara Imana yabikuriyemo, yohereje ngo umuntu wo kubabanziriza. Imitego itandukanye. Rimwe baravuze ngo nta yindi Mana ikwiriye gusengwa, za nshuti ze eshatu batanze itegeko ngo nta yindi Mana ikwiriye gusengwa, nuko kugira ngo babanduranyeho niba ariko navuga, barakomeza basenga Imana yabo, bagiye mu itanura ry'umuriro. Imana irabyemera. Burya Imana yari itegereje ngo reka turebe ko bari bwitware. Ese barakomeza kumpamya. Hanyuma Daniel nawe itegeko riratangwa, akomeza gusenga nk'uko yasengaga 3 ku munsi, yerekeye Yerusalemu nk'uko yabikoraga. Itegeko ryatanzwe. Burya Imana ibivuga ngo hamwe n'abamwanga barimo mushaka impamvu, ngo bashatse icyaha mu bintu byose byo mu kazi by'ibiki byose, ngo bamuburaho impamvu, ngo baravuga ngo reka tumutegere ku mategeko y'Imana ye. Imana nayo irategereje bucece mu bumana bwayo, mu cyubahiro cyayo n'igitinyiro cyayo, irategereje kureba uko Daniel ari ubyitwaremo. Daniel arakomeza arahamya, ayibera indahemuka, ikizamini aragitsinda. Imana ishimwe cyane. Bamunaga mu rwobo rw'intare nyine, Imana irahaseruka. So igihe cyose rero nshuti z'Imana, yego ko sibwo so ivuye he? Nshuti z'Imana, Imana izahora itureba. Mwibuka ko ushize twavuze ko itadutega imitego. Ntabwo idutega imitego pe, ariko Imana yarakwemeye ku bwa Yesu. Ese muri izi ntwari irwanisha muri uyu mwitozo wo kuba bizerwa, ukomeje urugendo, uratsinzwe. Imana ishimwe ko iyo dutsinzwe yongera ikatwegura, ikaduha ubuntu bwo kutwegura, ikongera ikatugaruka nk'uko yagarutse kuri Petero, ikagaruka kongera gukorana nawe igihango. Yaramwihakanye, ariko Yesu agarutse arongera abwira Petero, Yesu ni mwiza. Hari aho yatumye abagore ababwira ngo niyagende abwire abigishwa yuko aho bazahurira, ngira ngo na Petero nawe. Tekereza wa muntu uvuye kumwihakana, ariko nawe mumubwire tuzahurireyo. No munyembabazi, utaza kuvuga uti narabyishe naratsinzwe. Ni Imana y'amahirwe ya kenshi, ariko aho bimenye menya ngo tuntu twose tugize ubuzima bwawe, Imana ibitegereje kureba ko uri butsinde. Inkuru mu Bacamanza igice cya 7 itwereka teste Imana yahaye Gideon nabo bagendanaga bagiye kujya ku rugamba. Abacamanza igice cya 7, reka dukoreshe Bibiliya ijambo ry'Imana kuva ku murongo wa 1. Abacamanza 7 kuva ku murongo wa 1. Turi muri kano kavuga gutsinda ibizamini by'Imana. Ka 2, ngo bukeye Yerubali ariwe Gideon hamwe n'abantu bose bari kumwe bazinduka bajya gushinga amahema iruhande rw'isoko y'Harodi. Icyo gihe ingabo z'Amamidiyani zari mu majyaruguru yaho mu kibaya hafi y'umusozi wa More. 2, Uhoraho abwira Gideon ati, ingabo muri kumwe ni nyinshi cyane, bityo sinatuma mutsinda Abamidiyani. Abisiraheli batazavaho birata ko ari bo batsinze. Umva imwe mu mpamvu ituma Imana yemera ko dutsindwa. Ngo Uhoraho abwira Gideon ati, ingabo muri kumwe ni nyinshi cyane, bityo sinatuma mutsinda Abamidiyani. Abisiraheli batazavaho birata ko ari bo batsinze. Muri make Imana igenda ishyira feria cyangwa amasheke mu buzima bwacu, byo twari twiringiye ntibiduhire, kugira ngo itumaremo ubwirasi, tumaremo ubwibone. Kuko nibagenda bagahita batsinda, bari bwibagirwa guhereza Imana icyubahiro, barahita birata. Imana iratuzi inshuti y'Imana. Kuri 3, ngo none utangariza ingabo uti, ufite ubwoba akaba adagadwa ave kuri uyu musozi wa Gilbowa yisubiririwe. Nuko abantu 22,000 baritahira, hasigara 10,000. Uhoraho abwira Gideon ati, ingabo ziracyari nyinshi, noneho manukane nazo mujye ku isoko nzikurobanurire. Uwiteka aturobanuremo. None manukane nazo mujye ku isoko nzikurobanurire. Uwo nkubwira nti jyana n'uyu mujyane, nawo nkubwira nti uyu mwijyana ntimujyane. 5, ngo nuko Gideon
amanukana n'ingabo bajya ku isoko, maze uhoraho aramubwira ati abantu bose bari buyore ikizamini ngicyo, abantu bose bari buyore amazi ku mashyi bayajabagira nk'imbwa, ubatandukanye n'abari bunywa amazi bapfukamye. Mwibuka ko Imana igize imbere yacu ikavuga ati uriya muntu ugiye kuza kugutuka ni ikizamini, witondere ntumusubize. Twagerageza kugitsinda, hari n'igihe byatunanira, ko hari igihe byanga tunabizi, ariko igiye ibanza ikabitubwira harako, ariko abangaba nta nubwo bazi ko bari mu isuzuma. Ikada ntago babizi. Ngo nuko Gideon amanukana n'ingabo bajya ku isoko, maze Uhoraho aramubwira ati abantu bose bari buyore amazi ku mashyi bayajabagira nk'imbwa, ubatandukanye n'abari bunywa amazi bapfukamye. Nuko abanywesheje amazi amashyi bayajabagira baba abantu 300, abandi bose basigaye banyoye amazi bapfukamye. Nuko ngo abateruye amazi bakanywesha amashyi yabo babaye 300 gusa, abandi bubitsemo umutwe baranywa. Ngo Uhoraho abwira Gideon ati ndabakirisha bariya abantu 300 banywesheje amashyi, kandi ndakugabiza Abamidiyane, naho abandi bose nibitahire. Nasomye abantu bamwe bakomanse kuri iki cyanditswe ikimana yarebye, kandi numva meze nk'uwemeranyijwe nabo. Murumva bari ku rugamba, bari bafite abanzi babo, hanyuma banyweye bubitsemo umutwe n'amazi burundu, bibagiye ko bari ku rugamba, bibagirwa naho umwanzi ari buturuke, barinywera. Hanyuma abandi basaga nk'abanywa biteguye n'intambara, barayoye n'amazi babyitondeye, barakomeza bareba aho umwanzi yaturuka. Icyo gisobanuro numvise nanjye nemeranyijwe nacyo, nawe Umwuka Wera yaguha n'ikindi. Ariko Uwiteka azareba, azarobanura, azasuzuma mu tuntu twose tugize ubuzima bwacu bwa buri munsi. Kubera iki? Wemewe ku bwa Kristo, ariko ukwiriye kuba mu bizerwa, mu ndahemuka. Ukwiriye kubona God's approval, ukwiriye kubona approbation y'Imana, atari kuvuga ngo ndemerwa cyageneme ku bwa Kristo, ariko mubo kwiringirwa, mu bari mu mwitozo kubera Imana indahemuka. Nyewe nawe tubemo mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu bintu bisanzwe. Imana iducisha mu isuzuma, igasuzuma inyifato yacu, kanyitegereza, ikareba attitude yanjye ku mafaranga, yaba yanjye yaba yabandi, yabaye menshi cyangwa yabaye makeya. Kavuga ati yabonye aya gatima gahita katerera, tayumva ari hatari, ahita yumva abantu bose bakwiriye kubimenya. Iyo yabuze atembana nabyo. Imana ikitegereza, kareba attitude yawe, kareba inyifato y'umutima wawe ku mafaranga. Imana ikitegereza, ikareba inyifato yawe kuri plaisir z'isi, ibinezeza by'isi, ikareba uko byifatamo. Kitegereza, ikareba attitude yawe igihe isi yaguhaye icyubahiro cyinshi, ikareba uko wifata iyo uri muri comfort. Comfort, hari abantu iyo bari muri comfort badashobora gusenga pe, azaba asenga ibintu byongeye kuba tafu. Imana tugirire imbabazi. Akaba bari nabo bibatafu ntibongere gusenga, kandi biravuga ngo ubabaye we, ye ubabaye we nusenge. Ntago ari ye ubabaye we nuryame, ye ubabaye we nusenge. Imana iduhe ubuntu. Ikizamini cyo kudatsindwa rwose, umutima wawe, umutima wanjye ugatsinda buri bipimo byose Imana izazana mu buzima bwacu. Sinzi ko mujya mubibona mu buzima bwa buri munsi, ariko hari igihe umuntu aba ari nk'umukozi ahantu, afite abayobozi hejuru, wadafite abandi bantu ayobora. Mupime se ayobore nk'abantu 15 cyangwa 30. No mu nsengero turabibona, mu mirimo isanzwe turabibona, umuntu kamuyoberwa, kavuga ati kumbi burya ryari ntago ryarica bugufi, kwa kundi ntago bwari ubugwa neza, nuko ntacyo nta muntu yayoboraga. Abana akabazonga, akabagaraguza gati, agashaka ko bamera nkaho bamusenze. Imana itugirire imbabazi, iduhe kunesha no gutsinda aya mateste yayo, kugira ngo natwe tube mu nkoramutima z'Imana. Imana ishimwe cyane. Hari umuntu wongera gutuza ariko amafaranga yashize mu mufuka we, umva arashopinga, agashopinga, agatembera isi, amafaranga yashira akaba ari bwongera gutekana. Mana ime attitude right, attitude nzima ku butunzi bw'isi, ku binezeza by'isi. Ime attitude nzima, ime inyifato nzima. Hari abantu bongera kwibuka iby'Imana iyo rinye zose bagombaga kujyamo z'ibirori z'ubutembere iyo zashize, ariko baramutse bazifite hehe
no kwita ku by'umwuka, hehe no gutekereza ku by'ubugingo buhoraho, kereka igihe ikirori cyose kizaba cyashiriye mu nzira. Imana kuko idukunda kandi yaduhaye Kristo, ikajya inyuzamo ikabifunga buke buke. Ndinginga Imana ngo iguhe umutima uri maso, ime umutima uri maso. Umutima uri maso si umutima ukanuye amaso wabuze amahoro, ufite ubwoba bw'ibihe, wibaza ngo Antikristo araje, Yesu araje, simbizi. Oya, si ibyo. Umutima uri maso kandi utekaniye no muri Kristo, utekaniye mu cyo Yesu yamfatiye, utekaniye mu cyo asaba, kandi ntafite n'ubwoba bw'ibihe. Si icyo kuba maso, si ukubura amahoro. Kuko hari abantu babuze amahoro bari mu madini yitwa Gikristo, ariko babuze amahoro. Bahora bareba Antikristo ari buturuke, bahora barebaho umubare 666 uri buturuke, bahora bareba urukingo, bahora bareba, nyamara ntibite ahubwo ku byo barimo banduzwamo muri kano kanya. Imana itugirire imbabazi. Luka 21:34 muri Bibiliya ijambo ry'Imana ngo nuko rero muririnde ntimureke imitima yanyu iremererwa n'ivutu n'ubusinzi no guhihibikanwa n'iby'isi, ejo uwo munsi utabagwa gitumo. Mu byo Data adupimisha tukaba mu nkoramutima, tukaba mu biringirwa, aba yifuza kureba ko umutima wanyu utarangajwe n'iby'isi. Ngo nuko rero mwirinde ntimureke imitima yanyu iremererwa n'ivutu n'ubusinzi no guhihibikanwa n'iby'isi, ejo uwo munsi utabagwa gitumo. Umutima nturemererwe na excès de manger, niko mu gifaransa bavuga, excès de manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Excès de manger. Ikintu mpita numva ahangaha ni ukwihana icyaha cy'inda. Kubera iki? Ni uvuga ngo mu bintu bitera abantu kuremererwa ni ukurya bidashirayo, ibiryo, excès de manger et de boire. Muri make kwigwa mu ibyo kurya bitera umwuka wacu koroherwa, hanyuma kubihoramo bitera umutima wacu kuremererwa, kuko babivuze ngo nuko muririnde ntimureke imitima yanyu iremererwa no kurya cyane, niryo vutu n'ubusinzi. Hanyuma mu bindi biremerera harimo les soucis de la vie, guhihibikanwa n'iby'isi, kwiganyirishwa n'iby'isi. Ese ubwo bivuze ko ibibazo tutabifite, ariko amaganya yabyo atera kuremererwa ku mutima. Amaganya, imiruho y'iby'isi bitera umutima kurangazwa n'iby'isi, ukaba utakibaye maso. Ntidukwiriye rero nshuti z'Imana kwemera ko hari ikintu na kimwe cyo ku isi kiturangaza kikadutera gutakaza total devotion yacu ku Mwami, kikatwambura kwiyegurira Imana kwacu. Ntigikwiriye kuducamo n'akanya na gatoya. Umwami Imana adushoboje, kandi wakumva amaganya y'isi yakuremereye ugasaba Imana ngo ngarura umutima kuri wowe. Cya cyanditswe twavuze dukunda no kuvuga cya Mariya na Marita, ntago Yesu yamugaye gukora, yamugaye kwirushya yiganyira muri byinshi. Uvuga ngo amaganya y'ibyo yararimo no kurushywa nabyo byari bimubanye byinshi. Kutarangazwa n'iby'isi, mu by'Imana ireba mu mutima wabo yifuza kwiringira, ireba ko batatwawe umutima nabyo, batarangajwe nabyo. Igitabo ndimo gusoma harimo agace kanditswe n'umugabo witwa Zach Punen, yatanze uru rugero numva ruranejeje. Aravuga ngo ibintu byemewe, ibintu biri legitime, ibintu byemewe n'amategeko, ngo ubona biri innocent and harmless, ubona ntacyo bitwaye. Mu bintu biri legitime harimo gukorera amafaranga, harimo kuyashaka, harimo kurera abana, harimo kujya mu mashuri, nkava muri amwe nkajya mu yandi. Ibyo bintu byose biremewe. Gukora akazi kenshi nkaranga akora, umuntu wese ufite ubwenge akwiriye gukora akazi ke kose akakarangiza. Hakwiriye kwitanga, yaba afite iduka agakora rwose iminsi yose ntagire n'umunsi n'umwe ahagarara. Ibyo bintu bisa nkaho biri legitime, biremewe n'amategeko, n'uwabigusangamo ntacyo yakugaya, ariko ibyo bintu byabaye umutego wo gusinziriza abera benshi. Imana itugire neza. Ibintu byemewe ubona ntacyo bitwaye, ariko umwanzi arabikoresheje kuzimya abera benshi. Haravuga ngo mu gifaransa ngo legitimate thing look so innocent and harmless, ariko zabaye a trap, zabaye umutego kubera benshi. Niyo mpamvu umuntu uri busy cyane, uhugiye mu kintu cyane biragoye ko yarinda ubusabane n'Imana. Niyo mpamvu umuntu adakwiriye guhuga cyane. Tujye kubona muri kano gakurikiyeho. Agakurikiyeho akagapimo karavuga ngo guhoza ibitekerezo ku byiteka ryose. Mu bintu Imana izanezezwa nabyo ikambara mu nkoramutima zayo, nuko yansangamo, nuko yagusangamo uri umuntu hoza ibitekerezo byawe ku byiteka ryose. Set your mind on eternal things. Gusetinga
ibitekerezo byawe, kwerekeza ibitekerezo byawe ku bintu by'iteka ryose, ku bintu bizahoraho. Mana ishimwe cyane. Icyo ni ikinyuranyo na kira tuvuye kurangazwa, ni umwe arangajwe n'iby'isi, undi yasetinze umutima we, yerekeza umutima we. Ndimo ndashyira hejuru kuko ariko bavuga goza imitima yacu kubiri hejuru, ahoza umutima we ku bintu by'iteka ryose. Buriya mu bintu biturinda kugwa mu byaha no gufatwa n'ibintu bya hano ku isi, nugoza umutima ku bintu biri eternel, ku bintu bizahoraho. Kuko iyo ngiye kurya amafaranga y'abandi, nivuga ko amafaranga azashira. Iyo ngiye kwanduranya, iyo ngiye kunezeza umubiri wanjye, nivuga ko ibintu byose bizabora. Nuvuga ngo majeje umutima ku bidashira, majeje umutima ku by'iteka ryose, bindinda kwanduranya kwinahangaha. Abarokore bigeze kuririmba ngo nakamanyu k'umutima, ngo uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutima. Kandi koko nakamanyu k'umutima. Dutange nk'urugero rw'ubusambanyi. Prezir ukura mu busambanyi n'amasegonda, nakamanyu k'umutima. Amafaranga y'abandi wanyereza cyangwa iki, nakamanyu k'umutima. Ni ibintu by'igihe gito. Niko ko amafaranga ushobora kuyenjoyinga ukazayaraga n'abana, ariko n'ubundi uzahorana umutima uhagaze niba warakijijwe. Ntuzabinezererwamo, nta mahoro uzabigiramo, kuko ubigiremo amahoro wazarimbuka. Umwuka wera kubikuburizamo amahoro kugira ngo wihane. Imana itugirire imbabazi. Guhoza ibitekerezo ku bintu by'iteka ryose, gusetinga mind yacu ku bintu bidashira, bizaturinda gufatwa n'ibyisi. Aha rero kuri ino ngingo ya 4 turiho, aha harimo no kubaha Imana n'ibyayo. Guhoza umutima ku by'iteka ryose bitera umuntu kugendana n'Imana ayifitiye igitinyiro. Hari abantu tamenya neza ibyabo b'abakristo ariko batagira igitinyiro cy'Imana. By'Imana barabisuzugura, n'abayo barabasuzugura. Ariko uyu muntu hoza umutima ku bintu by'iteka ryose, uyu muntu hoza umutima ku byo hejuru, uyu muntu hoza umutima ku bitazashira, agira icyubahiro mu bintu by'Imana, agira ikintu cy'igitinyiro. Simvuga gutinya ko gutinya, ariko agendana n'Imana ahinda umushyitsi, yubaha Imana n'ibyayo n'abayo ukuntu ntago abikerensa. Imana itugirire neza. Hanyuma urundi rugero uyu mugabo yatanze, buriya nayo imaze kuvuga Zac Muneni, yatanze urugero ahangaha, aravuga ngo iki kintu cyo guhoza umutima ku bintu bitazashira, cyo guhoza umutima ku biri hejuru, yaravuze ngo ni nka elastic cyangwa rubber band, kakanu kafata amafaranga, tukita fimbo. Kakanu kaka elastic kajya gusa na kaki gafata amafaranga. Ngo iyo ukuruye iriya rubber band, iyo ukuruye iriya fimbo, urayikurura, wayirekura igasubira mu mwanya wayo, ikagumana ingano yayo. Iyo ukuruye elastic nako nuko urayirekura igasubira mu mwanya wayo. Aba bantu bafite guhoza ibitekerezo byabo ku bintu by'iteka nuko bameze. Muri make eta yabo aho batuye bihojejeho, nugoza umutima ku biri hejuru. Bashobora kunyarukira ku by'isi bikenewe muri ako kanya, kubitekerezaho ikintu kiri ngombwa, yaba akazi, yaba amashuri, yaba arimo arategura ubukwe, no kuvuga ngo banyarukirayo, umutima wabo ukajya muri ibyo bintu. Ariko umutima wabo ugaruka muri eta yabo normal, umutima wabo ugaruka aho ngaho ugomba kuba mu gutekereza ibidashira. Muri make ibitekerezo byacu bishobora gutekereza ku by'isi biri ngombwa, ariko nkuko elastic cyangwa ya rubber band cyangwa ya fimbo igaruka mu mwanya wayo, niko natwe dukwiriye kugaruka. Ikintu kibabaje rero nuko abandi babicuritse, ni le contraire, ni ikinyuranyo. Muri make umutima uhoza ku by'isi, akagira atya akanyarukira mu by'Imana, akanyarukira mu bihoraho. Ashobora kunyarukira mu mwanya w'amateraniro nk'uko, ashobora kunyarukira ku cyumweru mu gitondo agiye mu materaniro, ashobora kunyarukira yibutse ko hari korali na repetition, akanyarukira mu by'Imana, akanyarukiramo, ariko mu wundi mwanya agaruka mu by'isi. Muri make we yituriye mu by'isi, ahubwo umutima ujya unyarukira mu by'Imana. Siko ubuzima bwacu bwagenewe kumenya, siko ubuzima bwacu bwagenewe kumera. Twahamagariye guhoza imitima yacu kubiri hejuru, nibwo tutazacumira kuba dukunze, nibwo tuzagira imbaraga zo kudafatwa na pressures z'isi. Hanyuma kubw'inshingano dufite hano ku isi, umutima wanjye bigarukamo nkaba umugore, umutima wanjye bigarukamo nkaba umubyeyi, umutima wanjye bigarukamo nkaba umucuruzi, umutima wanjye bigarukamo nkaba mwarimu mu ishuri. Ariko umutima wanjye niyo ndimo kuba mwarimu, umutima wanjye ubutekereza ko bizahoraho. Ndetse nabo bana mpagarara imbere, ntago ndeba amasomo n'amanota gusa, ahubwo ndeba ngatekereza uburyo nabahuza na Kristo. Mana ishimwe cyane. Cyane Imana ikadutuza hano hano, cyane Imana ikaduha abantu twabona impinduka nyinshi aho twirirwa naho dutuye. Mu Bakolosayi igice cya 3:1 nibyo bitubwira ibyo bintu byo guhoza umutima ku biri hejuru. Ngo Imana yabazuranye na Kristo, none rero nimuharanire. Abakolosayi 3:1 muri bijambo ry'Imana. Imana yabazuranye na Kristo, none rero nimuharanire ibyo mu ijuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana ku ntebe ya cyami. Umutima wohora ku byo hejuru,
umutima wawe uhora ku bitazashira by'iteka ryose. Ntabwo wakwandika fagitire y'ikinyoma, ntabwo wakwiba umusoro wa leta cyangwa utortanse shawe ntucuruza, ntabwo bizi ibintu byarakomeye, byakomera byagira. Niba umutima wanjye uri ku bitazashira, umutima wanjye uhora ku by'ijuru, ntabwo ibyo binyoma byambaho. Ariko kuko umutima wawe uhora ku by'isi, ibinyoma birahaba. Ahubwo ku cyumweru mu gitondo ukihana, ku wa gatandatu ku isabato tugiye mu isabato ukihana. Niba uri ukanukiza cyangwa hari n'abatihana banavuga ati erega byaranze, nta muntu wacuruza atiba. Ubu koko nta muntu wacuruza atiba? Mani tugirire imbabazi. Niyo mpamvu abahamagarwa ari benshi, abatoranywa bakaba bake cyane, abizirwa bakarushaho kuba bake cyane. Data tugirire imbabazi, aduhe guhoza umutima wacu kubiri hejuru, kuko azabidusuzumisha. Abera bamwe rero byaranyuranye, bahoza umutima ku byo ku isi, bakanyarukira ku byo mu ijuru. Rimwe na rimwe bakabinyarukiramo uko bari mu mirimo yitwa y'Imana, bakanyarukirayo gato, mu kanya bakisubirira muri aho batuye. Reka ndangirize kuri aka. Imana itugirire neza. Kakandi gapimo kadukwiriye Imana izareba mu bantu yapruva, mu bantu yemeye ku bwa Kristo ariko yiringira, no kuba abanyamwete. Bamwe mu bintu bibakereje mu buzima, mu bintu bituma bahora ahantu hamwe, ni icyaha cy'ubunebwe. Imana iduhe kuba abanyamwete mu byayo. Imana igutera umwete wo gushaka Imana. Iyi mibiri yacu twese ikora kimwe, isonza kimwe, iruha kimwe, kunda kudamarara kimwe, kunda kuryama. Nta na rimwe ndabyuka mu gitondo n'umuntu ashaka gukomeza kuryama. Ntabwo mbizi uko bimera, ariko iteka mbyuka n'umuntu ashaka gukomeza kuryama. Kereka we niyo nagize umugisha nkaryama amasaha ahagije. Kwa kundi uryama kare ukaryama amasaha ahagije, nibwo ubyuka wumva umeze neza. Ariko iyo watinze kuryama ukaryama amasaha make, ubyuka ushaka kugira gute? Gukomeza. Niyo wiyiriza umutima ushaka kurya, kereka urwaye. Ariko utarwaye wiyima ibyo kurya, ariko umubiri wabishakaga. Imana y'imbabazi iduha umwete muri iki gihe kibi cy'umwijima, cy'ubugome n'ibidukurura byinshi. Imana iduha umwete mu byayo, kandi witabe, ntutegeze ko bizikorera muri wowe. Witabe ubwira Imana uti ndi hano nshoboza, shoboza unkize icyaha cy'ubunebwe. Ubunebwe bwo kutiga ijambo ry'Imana, ubunebwe bwo kudabyuka ngo dusenge, ubunebwe bwo kutitanga ngo twime ibyo kurya. Imana itugirire imbabazi, iduha umwete. Ubunebwe budutera guhora dupostponinga, twigiza kuri, tujyana hirya. Imana izasuzuma umwete wawe mu byayo. Hari abantu bakorera Imana badafite, Mana yanjye, badafite igitinyiro cy'ibyayo. Ntaki ahazazira n'ahazabonekera zabifatiraho bigereye. Koko Imana umuremyi w'ijuru n'isi yakwizeye ikakugabira umurimo wayo, ikakwizera, uzabifatiraho bigere. Mana tubabarire, Mana tubabarire, uzabifatiraho biboneye. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, ibice 2, umurongo wa 15, ngo ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa. Umugaragu w'Imana Pawulo abwira Timoteyo uko akwiriye kugenza. Ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiranya neza ijambo ry'ukuri. Ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa. Mwibuke ko ibi ntibigiye guha Timoteyo kwemerwa, yaremewe, hindutse umwana w'Imana, yarababariwe. Ariko ijambo ry'Imana riramusabye ngo agire umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa. Mwibuke ko yaremewe kubera Kristo. Twaremewe, abababariwe, bafite amaraso Yesu muri twebwe, abatsindishirijwe, twarababariwe. Iyo data ndebye abona Kristo, ariko hagati aho mfite urugendo rwo kurushaho kwishyira Imana, kubigirira umwete. Ngo ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiranye neza ijambo ry'ukuri. Iyo nishyira Imana n'umwete wose, kunkoramo umurimo wayo wo kwezwa, wo kuntunganya, wo kuntera gusa na Yesu, bizasa nkaho byihuse. Ni mpamvu ushobora kubona abantu, ni koko ntitumenya ubuntu bw'Imana buri kuzima bw'abantu, ariko ndahamya ko bose babuhawe. Ubuntu buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse muri Kristo Yesu. Abo bwagezemo, ubwo buntu nibwo bukomeza kubatera kuzinukwa iby'isi, bukabatera ishyaka ryo kwanga ibibabaza Imana. Ubwo buntu bugakomeza bukabahesha ibyiringiro z'umugisha byo kuzaboneka kwa Yesu Kristo, bagahora bicaye bamutegereje. None ko abantu bose bahabwa ubuntu,
kuki ujya kubona ukabona abantu bamwe bagwingiye barahawe ubuntu bw'Imana, baragiriwe n'Imana imbabazi. Bimwe mushobora kubitera harimo ubunebwe, harimo kubura umwete wo kwishyira Imana, harimo kwidamararira no kubyihorera no kumva nta kintu cyihutirwa. Isi irimo irashira no kwifuza kwayo. Isi itari yanashira, wowe nanjye turimo turashira. Ubuse turimo turagabanuka cyangwa turimo turigira imbere? Bamwe muri twe turimo turasaza, abandi bazava muri uyu mubiri batarinze no gusaza. Ni iki cyakwambuye umwete? Imana itugirira imbabazi. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana aravuga ngo ujye wihatira kwishyira Imana nk'umukozi ushimwa, utagomba guterwa isoni n'umurimo ayikorera, ahubwo ujye uvuga ijambo ryayo ry'ukuri uko riri. Ujye wihatira. Ese uri mu bantu bihatira kwishyira Imana nk'umukozi ushimwa? Ishusho itariyo umwami aransubirishamo ikisi, aransubirishamo ijambo rye rinyeze, aransubirishamo ibitekerezo bye bimpindure, aranyibutsa urukundo rwe bintere kwifuza gupfa kuri kamere yanjye no gupfa kukwikunda. Kwishyira Imana, kwishyira Imana. Imana iduha umwete. Nasanze bimwe mu bintu bitwambura umwete ni ibintu dutega amatwi, ibintu dutinza amatwi yacu burya bigira imbaraga zo kugukamura, biragukamura ibintu utinzaho amaso. Niyo mpamvu utindeje amaso mu biganiro bipfapfanye bitagira umumaro, umwete wo kwishyira Imana uzawubura. Birikora, niko bimeze. Maso yanjye n'amatwi yanjye nimbyemera bikirwa byinjiramo amagambo atambuka muri Kigali, avuga abandi, asebya abandi, avuga ibitagira umumaro, ibitungura gusa n'Imana. Maso yanjye n'amatwi yanjye bikabibaho. Nta message iri netre, katwongere tuvuge gutyo. Nicyo wumva ukajya ugira ngo ntacyo gitwaye, kiragitwaye burya. Hari ikintu kibyutsa muri wowe. Iyo uri mureba filime ikwereka rwose ko nta mugabo ushobora kuba faithful ku mugore we, agomba gucitinga, agomba gusambana no mu kolege na secretary, filime igatambuka burya bifite message. Iyo urimo witegereza abakobwa bambaye ubusa, ushobora kuba ntararira ibyutse muri wowe, ariko burya bifite message. Iyo uri mureba filime zirimo abatinganyi, bakaba aribo bagira ajyana ba the band intwari z'izo filime bitwa ngo iki babandi batajya bapfa, abahero b'izo filime niyo ntwari yo muri iyo filime, ariko burya message bitambuka. Nuko abantu bagenda bakira ibitari byo. Nta ndirimbo iri netre, indirimbo yose ihetse message. Eda ni message yo gukuza umuntu, kumukuza, kandi kwikuza burya bitwegereza Satani rwose cyane cyane. Ni message yo kukangurira ari ry'ubusambanyi, ni message yo kukurangaza ngo igukamuremo imbaraga z'Imana. Nta jambo, nta ndirimbo, nta kintu gice imbere y'amaso yacu kiri netre, nta kibaho. Bifite ubwami bihagarariye. Ibyo rero byose bitwambura umwete. Niyo mpamvu ibihaye umutima wawe, ukabiha ubwenge bwawe n'amatwi yawe, bizakwambura kuba umunyamwete, ugwingire. Wari uri mu Imana yemeye ku bwa Kristo, ariko mu yiringira mu nkoramutima ukaburamo. Imana itugirira imbabazi, iduha inyota, iduha kwifuza kuba muri aba bantu batsinda uyu mwitozo ukubera Imana indahemuka. Paulo yaravuze, mugaragu w'Imana, mu rwandiko rwe rwa mbere yandikiye Timoteyo igice cya 1:12, soreza ahangaha. Rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo yandikiye Timoteyo 1:12 muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Aravuga ngo ndashimira umwami wacu Yesu Kristo watumye mbasha kumukorera, akangirira icyizere, bityo akanshinga umurimo we. Ndifuza ko Imana ingirira icyizere. Ndakwifuriza ko Imana ikugirira icyizere. Ndakwifuriza kuguma muri uyu mwitozo kubera Imana indahemuka, mwitozo kubera Imana umwizerwa. Ibintu bishingiye kuko abantu bazandeba cyangwa batazandeba, ibintu bishingiye ku cyo abantu bamvugaho. Ni mu mutima wanjye n'Imana, mu mutima wanjye n'Imana, abantu bahari cyangwa badahari, ushimwa n'abantu cyangwa ugawa n'abantu. Kuko hari n'igihe ushobora kubera Imana umwizerwa mu kintu bigatera abantu bose kukugaya. So gutinda ku cyo abantu bavuga, no kwibaza icy'Imana. Umwitozo kubera Imana indahemuka, abizerwa ku giti cyawe. Data, turifuza kukubera indahemuka, turifuza kukubera intwari warwanisha muri iki gihe cya nyuma. Turifuza kuba abantu buzuza icyubahiro cyawe mu isi. Tugusabye imbabazi aho waturebye ugasanga ntiturabo kwiringirwa.
bamwe wasanze tuzirikanywe n'urukundo rw'iby'isi, abandi wasanze tubihozaho umutima, abandi wasanze twuzuwe n'ubunebwe, abandi usanga twuzuwe no kwikunda, dushaka ibyacu mu byawe no mu by'abandi. Iteka tureba icyo turi bubikuremo, tugusabye imbabazi. Udukize kubw'imbabazi zawe, uduhe kwigira imbere muri uyu mwitozo wo kukubera indahemuka. Ibihe byaradupimye turatsindwa, amasituwasiyo yatugeze nk'uko yageze kuri ba Yosefu na ba Daniyeli, turatsindwa, ariko wakongera ukatwegura kubw'imbabazi zawe. Twadamarariye mu by'isi, ibirori n'ibinezeza bidutwara umutima, byo kurya bidashira bitarangira biradutwara. Abafite byinshi birabatwara, abafite bikeya babibonye bati ntabwo twakwiriza kandi ari umunsi wo kubibona, bitera umutima wacu kuremererwa. Tubabarire Mwami, amaganya y'isi yaradutwikiriye adutera kuremererwa, tugarutse kubigutura turabiguhaye, niko watubwiye ngo tubikwikoreze kuko wita kuri twe. Reka ikintu cyose cyaduteye gutsindwa ukidutwaza uyu mugoroba, kandi uduhe kumaramaza. Nkura mu bunebwe, nkure mu gutegekwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, nkure mu guhoza umutima wanjye ku by'isi, ahubwo umutima wanjye ugendane nawe n'igitinyiro cyinshi, uhoze umutima ku biri hejuru. Tubabareho twamenyereye ibyawe tukabikerensa, tukumva tumeze nk'Imana itatureba itatuzi, mu mitima yacu hagacirirwa imigambi y'amahano, kuko twagutinyutse, kuko twibwira ko ntacyo bikoraho, biraho gusa, ubwo bitarebwa n'abantu ntacyo bitwaye. Tugusabye imbabazi n'ubuntu, dusukira ubuntu muri uyu mugoroba, ubuntu budukize, ubuntu butwambukanye, ubuntu buduheshe kukwishyira nk'abashima. Urakoze Mwami w'abana, dusabiye umugisha n'inyota abana bawe, duhurira mu ijambo ryawe uko dushobojwe nawe. Ubaho umugisha, usubize gusenga kuri mu ndiba y'imitima yabo, ubabere igisubizo mukunzi mwiza. Dusabiye umugisha abadufata amaboko n'abadukomeza kugira ngo tubashe gukora umurimo duhamagarira. Ubaho umugisha. Dusabiye umugisha bitangira ahatagaragara, twebwe tuzahagaragara abantu bakatubona bakaba banadushima badukomera n'amashyi, ariko bagukorera behind the scene. Ubaho umugisha, bakomereza amaboko Uwiteka Mana Nyiringabo. Twese turinde gucogora, duhore tuvomerewe nawe. Turifuza kuguhesha icyubahiro mu isi, dushoboze kuguhesha icyubahiro, dushoboze kubaho ku bwawe, kugira ngo muri iyi si icuza umwijima Mwami tukubere nk'amatabaza yaka cyane, kugira ngo imiryango yatakaje ubuzima, yatakaje uburyohe, tuhamanuke tumeze nk'umunyu w'isi, tugarura ubuzima. Abagore barimo kunkurikira muri iri jambo bambika imbaraga, bagarura ubuzima mu ngo zabo. Abagabo bankurikira bambika imbaraga, bazana uburyohe mu miryango yabo. Abana nuko, ababyeyi nuko, nyagora ku ngoma, kugira ngo tuguhagararire twuzuye ibyawe. Urakoze, igihugu cyacu kirindwe, tugitwikirije amaraso yawe, tukivuzeho umugisha no kugirirwa neza. Iyi gahunda y'amasiganwa izatangira, tuyishyize mu biganza byawe Mwami. Imihanda yacu iba amahoro, abanyarwanda baba amahoro, maraso yawe atwikire byose byose, nyaguhora ku ngoma. Kitavuye iwawe kizaburizwemo, ibyo ushaka bari byo biba. Urakoze Data wera, icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mwami abaho umugisha, muhirwe mu byo mubamo, mugwiza imbaraga zo kumwubahisha. Murakoze.